kandi ugenda uvuga ko unkunda ntabwo mu bandi bantu ugenda wirahira ko ari njye mugore ukunzwe nararushye koko yereka ngane ntya byose ni umuruho wanyicishije koko urukundo ni mubi nk'ubu umutima wagukunze wari wahumye binganiye ariko disi warakana keza wariyoberanyaga waribombekaga ntazi ko ahubwo uri ikibombe kizanturikana abandi bagore bashatse neza ntaho ngira uruzanyicira ninjye warwihamagarira nk'ubu koko iyo imico yose wayikuye imyaka yose twakundanye nta nzogunywa none ubu ahubwo ni wowe usiga byutse abanyirikabari ubu nakabari na kamwe utazwimo dore nijoro watashye wasinze wabaye ibyatsi bakurandaze wabyibuka se irebe naho amasaha ageze ariko ziracyakurimo ubu turacyari mu gitondo ariko reba ukuntu umeze uretse kunsebya gusa aho unyuze hose bavuga dore wa mugabo w'umusinzi warangiza ngo urankunda yewe ntugasekwe ngaho uyu munsi bagufatiye kwa runaka urimo usambana nkaho hano tuhaba turi abagabo babiri ugapfukama ngo byagucitse ntibizongera nkakubabarira nibwira ko nkunda yewe urankunda yewe mbibona ari uko umunsi ukurikiyeho bampaye amafoto uri mu maroji n'indaya harya ngo urankunda nkunda utariko urugo rwabaye nk'urwa Hitler nta mwanzuro nemerewe gufata waranyatse telefone zose ukankura mu kazi ngo umugore ntuba mu rugo mwese ngiye mu kazi nkahurira n'abagabo bakanyubya waramfunze hano umeze nk'imfungwa nta myinyagamburiro mfite warangiza ngo urankunda kandi wa mugore uri inkunguzi urumva igihe warondogoreye umena amatwi wabira utontoma wirezwa n'amayeri menshi nkanjye ibyo mbyitayeho ngo ndagukunda ese ubundi urukundo ni iki ese ubundi wowe urankunda urankunda da wirirwa intukunyirizaho amarira adashira nk'aho ari isambu ya so nagurishije cyangwa umugabane wa nyokumba ntanzi yongeye kwirebera abandi bagore utwana tugire dutosha ngo ndagukunda harya wowe ni ikihe cyubahiro ubuma nk'umugabo wawe ra hari ibyo kurya uba wabuze hari igitenge nakwimye n'akabubu ntimukikoze ibitenyere bwabo pantaro n'ubwabo jipo mwihasemo hari urukweto rwiza se uba wabuze ari isakoshi nziza uba washatse ntuyibone hari na kimwe muri ibyo uba wabuze urukundo rurenze aho ngaho ubushaka n'uruhe si ukwiyenza ko kubaho ngo ndagukunda urankunda koko ntugase ko bandi bagabo tuba twasangiye twanezerewe iyo batashye mu ngo zabo abagore babaha ikaze n'akamwenyu bati karibu umugabo mwiza amazi muri dusha ateguye agasiritwa n'intoki zitariho amakakama mu buriri agapfumbatwa nk'umwami urugo rukubakwa nk'izo kwa Farawo harya ngo ndagukunda wowe se urankundara urankunda koko narabibonye ese ubundi umugore utarakubyariye burya aba ari umugorera warangiza ngo ndagukunda harya ngo nzira ko nabyara ngo abandi bagore barabyara usibye njye ese ubundi usanze ari wowe ufite ikibazo ubundi kunca inyuma kenshi ubyaye kangahe ko udasubiza se nkubwiye kenshi ngo uze tujye kwa muganga ukanga ngo nawe iwanyu utabyara ubwo ngo ninjye utuzuye warangiza ngo urankunda ugira ngo urukundo se rugaragarira mu guhaha cyangwa kugura iby'agaciro cyangwa kuzuza imitako mu rugo rwawe urukundo ugira rugaragarira mu byo utunze warangiza ukanashwana nk'ufite rezora nkunda utariko warandutishije abagabo nakwizongirwa abagabo muhurira mu tubari musesagura imitungo y'urugo bakakuyobya bakakujyana mu ndaya ndetse n'indi mico igiye kuzasenyura urugo neza ngo nibo bajyanama nibo bagabo muganira mugahuza bakakuyoborera urugo nk'aho ari bo washakanye nabo warangiza ngo urankunda ese kugura ibyo bitenge n'ayo masakoshi cyangwa se izo nkweto zihenze bimara iki mu gihe umutima wanjye washize wowe umenaguye ntamuwe ukawugaburira agahinda ndetse n'ibyo bitutsi bidashira warangiza ngo urankunda aho bigeze aha ndarambiwe sinzongera na rimwe kukubwira ibintu uzi ko mba ncurangira abahetsi we nishe mpagaze ariko ndakeka ko bari ubwanyuma n'undi munyamuhanga kumva niyanzi no kubona nanjye dore ndashize ndabonye nawe uri Rwanda uzabona sinkuteze iminsi ariko Imana yo nizamporera yewe ubwari wowe nturi butuze nayo marira yawe mpaka nijoro kiboroga nkaho nagukubise cyangwa nyezi kunyuza muri rimwe sha nanjye ndambuye urugo ruhoramo intonganya n'amarira adashira ndambiwe gutaha nk'uko nataga nkiri umusore natahaga nta mwana n'ubu ntawe gusa bitaniye no kuba nkiri umusore ubwo urumva gushaka byaramariye iki ko nta rubyaro nabonye nk'abandi none ngo Imana izamane nawe izaguha niwe wanze kumbyarira
ibyo by'urukundo byo gukundana bya urankunda ndagukunda tubishyire hasi tubanze twibaruke nanjye njye mpamagaruka papa maze urebe ko ntagukunda nkagukundwa akazi kureba buryo se wabishobora gereka nkubwira amakosa n'ayawe empuentre mbese ko uhora umbwira ngo simbyara wowe ujya mu bandi bagore n'inda wabyaye bangahera ko nta na kamwe urazana ese ubusanzwe ari wowe ufite ikibazo ra cyangwa se niyo byaba ari njye ufite ikibazo byaba bivuze ko nkwiye gutabwa kubera ko nabyara ese ubaye ubyaye ukabyara umwana ufite ubumuga cyangwa ufite ikindi kibazo nawe wamuta kamwihakana ukamutererana ce n'est pas possible ibyo uvuze bisubiza aho bikuye we njye uzabaze neza no mu gisekuru cya data cyangwa mama nta wabyaye nabi cyangwa byara ufite ibibazo yewe nta n'ingumba yigeze iva muri uwo muryango w'iwacu uranyumva neza aha mugabo mwiza nako nta kugize ngure kubwo businzi n'indi mico mibi wize uzoba ku rwacu nk'uko twashakanye dukundanye kandi koko byari byiza ariko waranze urananira ufata ibyo ubonye wirukiye ibinonko ujugunya amasaro wari ufite rwose yari yawe none nananiwe gutemba gusanga ukereka ko ufite uburyohe muri ibyo binonko ahari nuzi ko imvura izagwa njya kugira umutima wanjye uzasandare ndarekuye pe ndarambiwe narihanganye bihagije ngo ahari uzahinduke ariko byaranze kwihangana kwanjye wakugerageje nta kutagize ngaho umusaye muri iyo sayo imibabaro nayo iragutegereje imbere kandi si kure nanjye reka njye gupfa urwanjye yewe iyo mfura nigwa nzugama nugamishe n'ibyo binonko byanjye ukora ibyo ushaka we reka nisubirire abagabo bahurira shaha ari inshuti zanjye nakanga ibyo binonko danga usige nawe masaro we njye nagiye kandi